Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nongerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kwa mu kintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Bibutsa ko kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu ziri muri system. Nyandikira aka kanya kuri 0789331526 cyangwa umagare kuri iyo nimero mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga ukoresha nimero katubwira uburyo ushaka kwigamo, bwaba online cyangwa se turi kumwe. Ndakeka ko umaze gufata agapapuro, ndakeka ko umaze gufata agakaramu, ndizera ko umaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Uri hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo wita utambuka mbere, abandi baba bagomba kuguha inzira. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kuhugora, namaze kugukorera video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka, ndetse n'ibyapa biranga. So kwita ubicano yanyu rero Rwanda Driving College, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguye iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda, ntago ari kureba, uba ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba kubanza ugahagarara, kabanza kambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, imyanya iri muri system, yaba kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. We nyandikira umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, bite ngufatira kode aka kanya mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga umbwira uburyo ushaka kwigamo. Iyo uri hafi tuba twakwigana turi kumwe, uri kure tukwigisha mu buryo bwa online, ukazakora rimwe uhita utsinda batari babikomeza. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta isoki ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso,
amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse ukandika papuro. Mbibutsa ko hari isomo ukeneye ko nkwigisha, uryandika muri komenti ugakanda subscribe kugira ngo nindikiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Hano ibisubizo bine baduhaye. A, gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B, gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. C, gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D, menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Hano urabona isi kuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. Ubundi ugeze hariya ukabona autobus yari ihagaze, abagenzi bari bari kuvamo cyangwa se bari bari kujyamo, ukabona yatangiye kwinjira mu muhanda, yatangiye kongera kugaruka mu muhanda, ugabanya umuvuduko ukareka igakomeza. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikoza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, ibyago. B, ibibujijwe. C, ibitegetswe. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanyacyo nta kindi ni A, ibyago. Bibura kino cyapa kibura cya mpande eshatu, nukibona mu muhanda uzamenye ko hari ikibazo mu muhanda, hari ibyago. Noneho wenda tuvuge ko atari wowe ukibonye, noneho ni wowe ugifite imodoka yawe igize ibyago, ipfiriye mu muhanda. Uba ugomba kugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga mu gihe imodoka yawe yagupfiriyeho bamenye ko mu muhanda hari icyago, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko. Rero kino cyapa kikubwira ko hari icyago mu muhanda kugira ngo ugabanye umuvuduko, ufate n'izindi ngamba zo kugira wirinde ibyo byago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niba hari imodoka yapfiriye mu muhanda bakagishyiraho kugira ngo uze kuhagera wamajije kugabanya umuvuduko. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakize itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Akenshi ukunda ko ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa, rero ritugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo ugihe inzira. Ndakeka ko waramutse D, rero ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Hari abantu batwara imodoka umunsi wose, hari abantu batwara imodoka zambukiranya imipaka, hari abantu biga bari gutwara. Birashoboka ko wagira ibitotsi kuko ntabwo uri robo. None umuyobozi w'ikinyabiziga utangiye kugira ibitotsi, ugifite umunaniro watuma wasinzira, uba ugomba gukora iki kandi uri mu rugendo? Hano ibisubizo bine baduhaye. A, gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C, kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ntiwatwara ikinyabiziga uri gusinzira, aho guparika ikinyabiziga ukavamo, byaba bishoboka ukaba wanagendagenda gake kugira ngo ibitotsi bishire, ubone gusubira mu kinyabiziga
ugende, kubera ko gutwara ikinyabiziga uri gusinzira aba ari kimwe no gutwara ikinyabiziga uhumye, biba byaguteza ibyago cyangwa bigatuma uteza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda nk'abayobozi b'ibinyabiziga. Wakumva utangiye kugira ibitotsi ugaparika imodoka ukagendagenda, ibitotsi byashira ugasubira mu kinyabiziga ukabona kongera ugatwara. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Murabizi ibihe birahinduka, hari igihe tugeramo akaba ari igihe cy'imvura nyinshi, hari umwuzure mwinshi, cyangwa se hari umukungugu mwinshi, umucucu. Ese wakora iki? Wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B, kugabanya umuvuduko hanyuma gukoresha amatara magufi. C, gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugendera ku murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ugabanya umuvuduko, ubundi akenshi iyo uri kwirinda icyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Hano ho ntiwahagarara kubera ko nyine uri mu rugendo. Ugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi kugira ngo ugereye amahoro. Ndakeka ko waramusemo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo icyapa kivuga. Ese kino cyapa wowe turi gukosorana kino kizamini urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ifungana ry'umuhanda iburyo. B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C, akayira gato. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago, bakabikuburira hakiri kare. Ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, ni ukuvuga ngo habayeho ifungana ry'umuhanda ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'ibumoso. Umuhanda watangiye ari mugari, uruhande rw'ibumoso rugira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramusemo B. Iyo ari mu ruhande rw'iburyo bavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo, impande zombi zagira uruhare mu ifungana ry'umuhanda bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda, nta kindi kintu barengejeho. Kino cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira byo ku mihanda. Rero ushobora kwita ubicano yanyu urebera video nawe ukoreye amakwata n'ibyapa byo ku mihanda usoze kwireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Nkwibutsa ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera ingana hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyereka. Bari kuvuga ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ndakeka ko waramusemo B rero, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Hari mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, muri make bari kuba hari kuri feruje, haba hari gukoresha ibimenyetso bimurika bikoresheje amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ntibishobora kugenda bimeze te? A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na B nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Batubwiye ngo hari ahantu herekanwa n'ibimenyetso
bimurika ngo ibinyabiziga ntibishobora kugenda biteganye, kimwe kigahagarara iburyo ikindi ibumoso bwacyo, kandi birashoboka cyane cyane kwa ino mihanda y'i Kigali, aho ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso bikaba birateganye ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo. N'ibyo birashoboka, kandi mu kibazo watubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye ngo cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo, ariko bashyize hano ngo bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, wahitamo se. Bavuze ngo bishobora kuhagenda, bavuga ntibishobora kuhagenda ugahitamo de, kuko bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se ku murongo umwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe, kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri no kwa gatatu, utwandikire utubwire kode ushaka, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tubigufashemo aho waba hose mu gihugu, tukwigishe uzagerweho unakorera imuhita utsinda. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibi dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi bino binyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Hano rero mu kibazo bavuze buri mwaka, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora ukaba navuze ngo buri mezi 6, urahitamo ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo, urahitamo D irabiri kuvuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitegeshwa kubona muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri ari ku murongo wayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu rero bagomba kugaragazwa. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. We hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ubundi imbere ni itara ryera, imbere bakoresha itara ryera, inyuma bagakoresha itara ritukura. Rero hano babicuritse, bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi ryakagombye kuba imbere itara ryera. Inyuma bavuga ni itara ryera kandi inyuma bashyiraho itara ry'umutuku. Rero niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukaba navuze ngo imbere ni itara ryera inyuma ni itara ritukura, ubwo urahitamo C. Ubundi iyo bavuze imbere ni itara ryera aba ari itara ryera imbere, naho inyuma aba ari iry'umutuku. Igihe batavuze ibyo ngibyo ujye uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Two tuyira tuba dushobora guharirwa abanyamaguru mu bihe iyo hari amategeko yihereye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, haizo cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Muri make ukahagera ukahasanga nta cyapa kikubuza kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, aho hantu hose uba wahaca nta bimenyetso bihari bikubuza. Rero ndakeka ko waramutse se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ndizera ko waramutse ukayandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D. Nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handi iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Bivuze ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo bazaba bemerewe kuvayo. Kikaba rero gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, nta kirango. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakavuga ngo icyapa kigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi ngo kirangwa n'ubuso busa bute. Uzavuge ko buba busa umweru. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikubaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? A. Toni 20, B. Toni 16, C. Toni 12, D. Toni 10. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se Toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. None iyo wavuze ngo bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahita uvuga ko ari toni 16 nibongeraho ako kantu. Hano rero ni toni 12. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo buri modoka cyangwa rumoroki kuri niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho cyangwa se uwitegura kukudepasa, ukoresha itara. Ese iryo tara riba rifite amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A. Umuhondo, B. Icyatsi kibisi, C. Umweru, D. Umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iratara riba rifite amabara asa icyatsi kibisi. Kugira ngo werekane ko ubonye ikimenyetso cyo witegura kukunyuraho, ukoresha itara riba rifite amabara asa icyatsi kibisi. Hari ikindi kibazo babaza akabaza ngo ese iryo tara rishyirwaho ku kinyabiziga? Ni inyuma ku nguni y'ibumoso, ku mpera y'ibumoso y'ikinyabiziga. Niba kubaza ngo barishyira he, uzamenye ko ari inyuma ku mpera y'ibumoso y'ikinyabiziga. Niba kubaza ngo riba risa rite, uvuge ko hari iso cy'ukuri ari B, icyatsi kibisi. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi bari kuvuga, ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona gute? A. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rijije. B. Ibumoso babona iby'ibara ryera. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, haizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se bisa n'icunga rishije, ibumoso ho baba bagomba kubona iby'ibara ryera. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa afite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo nibikurikizwa mu bihe bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Niba utwaye kiriya kinyabiziga gifite uburemere burenga ibiro 3500 cyangwa se toni 3.5, kigaba gifite uburebure burenga metero 10, urumva ni rukururana. Iyo utwaye icyo kinyabiziga ugenda mu muhanda, uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga naguturuka inyuma ashaka kukudepasa akabona hahise haza ibindi binyabiziga, abe yahigobeka adateje impanuka. Ariko ari kuvuga ngo uwo mwanya ushobora kuwureka, wowe utwaye rukururana ushobora kuwureka mu bihe bikurikira. Ese uwo mwanya ushobora kutawusiga ryari? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. B, igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi. C, mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi n'ubundi biri kugenda mu muhanda ari byinshi, hari ambutiyaje cyangwa se hari ibinyabiziga byinshi biri kugenda mu muhanda, uwo mwanya uba wawureka. Cyangwa se ugeze mu duce two n'ubundi kunyuranaho birabujijwe, kubera ko n'ubundi kunyuranaho aho ugeze bibujijwe, ntabwo arateganya kukunyuraho kandi ageze aho kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya uba wawureka. Impamvu wawusize ni ukugira ngo n'abari kukunyuraho abashe kuyigobeka adateje ibyago mu gihe haba hari ikindi kinyabiziga kije. Rero iyo mugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, ushaka wawureka cyangwa se ibigendera mu muhanda ari byinshi. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, niye nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara habaye impanuka cyangwa se habaye ubundi bushotoranyi mu muhanda? Ese niye nimero wahamagara y'ubutabazi? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, 911, B, 100, C, 112, D, 131. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, 112. 112 niyo uhamagara mu gihe habaye impanuka cyangwa se ubundi bushotoranyi, niyo dukoresha mu Rwanda. 911 niyo muri Amerika n'ibindi bihugu bindi. 100 oya ni 112 uzahamagara mu gihe uzaba uri hano mu Rwanda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo icyapa cyiyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyo cyapa kirangwa n'amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ubururu, umweru, umukara. B, umukara, umweru, umuhondo. C, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Biriya byapa nyongera niyo video nawe bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, ushaka kunyandikira cyangwa ukayirebaho ukuntu biriya byapa biba biteye, biba bifite ishusho ya mpande enye.
umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. None bari batubajije amabara yabyo. Ni ubururu, ni umuzenguruko w'ubururu, umweru ni ubuso bw'umweru, umukara bari kuvuga ku birango. Birashoboka ko waba utazi kino neza bari batubwiye, ariko iyo uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye, bigufasha ko wahita utahura igiso cy'ukuri muri bino bisubizo bine baba baguhaye. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Amasomo ngenda nshyiraho kino kizamini kiba kimaze gukorwa, na biriya bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizamini. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugusabire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu, wasaba kode y'igihe ushakiye. Rero mutwane cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa turakwigisha, ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha, uri hafi tukwigisha turi kumwe, waba uri kure tukaba twakwigisha online, cyangwa se wifitiye nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.